inzira y'ukuri n'ukwizera umwami kariwe Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Halo bakunzi ba Murati Show, ndabashuje ndabayambiriye yambi ndizera ko meze neza, tumeze neza natwe turashima Imana. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umuntu mwiza, umukobwa mwiza cyane rwose, reka ne kuvuga byinshi muramwibonera. Nishimiye kubana n'uyu mukobwa ahangaha, ngiye kuguha ikaze ubwire abantu bose bakurikiranye Murati Show, hanyuma tubanze tukumenye neza kuko buriya ntago twaganira n'abantu tutaziranye. Tuguhaye ikaze kuri Murati Show. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Umuhoza Yvonne, ndi kumukiza. nkaba nkunda kuririmba, nkunda Imana, nkunda n'abantu bayo, nkunda gusenga, nkunda nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. harimo n'iki, soma Bibiliya, nkunda ibintu byinshi bitandukanye, ariko mbaye mvuze ibyo. Okay, urakoze cyane Yvonne, ukaba uri umukobwa, ukaba hari ikindi twavugara? Nta kindi pe. Ikindi narenzaho nuko wambaye neza, ukabisa neza, mana yanjye pe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Murakoze namwe. Rero twishimiye kubana nawe uno mwanya, n'umugisha ukomeye kuba nkubonye. Narababwiye bakunzi ba Murati Show, ngiye nzajya mbazanira abantu bafite icyo batumarira kandi nyine abantu beza. Rero tuguhaye ikaze kuri Murati Show, wicare utuze utekane, wumve yuko uri mu rugo. Imana iduhana umugisha. Murakoze kumpa ikaze. Nkuko rero wari ubitubwiye uti nkunda kuririmba. Ese kuririmba ubikunda mu buhe buryo? Murakoze. Ukuntu nkunda kuririmba cyangwa kuririmba, icyambere nababwira nuko kuririmba bifasha umuntu kuba yahembuka. Hari nk'ukuntu iyo umuntu ababaye nyine agacuranga indirimbo runaka, nyine imuha ibihe byiza, ikamuhumuriza, ikamuvana muri ako gahinda yari arimo. Ikindi kuririmba, ahubwo nicyo mba nanabanje kuririmba, first of all ni ugukorera Imana. Yego, gukorera Imana ko mu mpano Imana igitanga niyo kuririmba izamo. yego, Hakazamo nyine, habamo impano nyinshi: kuririmba, kumenya kwigisha ijambo ry'Imana, kuganiriza abantu, nyine ukabakansoringa. yego. Kuririmba nyine nabyo ni Ni ugukorera bimwe mu mpano Imana itanga. Yego, kandi na Bibiliya iravuga ngo niba wishimye uririmbe. Ubwo ni ukuvuga ngo kuririmba bishobora gutuma n'uwari ubabaye anezerwa, bigatuma umunyamibabaro yishima, agacya mu maso. Hari abantu, ejo bundi hari ahantu narindi turi kugenda, turi mu rugendo, noneho rero ngiye kubona mbona umusore akuyemo ka gitari, atangiye kugenda acuranga. Noneho rero nkunda gucokoza abantu, ndamaze ntitse ino gitari kuyigendana, ati izi nizo free zanjye. Noneho rero tugenda nyine numva ndabikunze, numva ndabishimye cyane. Arambaza ati ngaho rero mbwira wowe se, iyo wumva uri kure wababaye cyangwa nyine utameze neza, uri muri mood itari nziza, bigenda gute? Ndamubwira nti yewe, ngiye free zanjye sindazimenya neza, ntariko iyo numva mbabaye nkashaka indirimbo nkunda nkayiririmba, ntisimenya ahantu wa mubabaro ugiye. Ubwo rero kuririmba mu by'ukuri, niba waririmba ufite agahinda, nta gisubizo uri kubona, ukumva uranezerewe, urumva yuko ari ibintu by'ingirakamaro.
cyane ahubwo tuvuze ku bintu byo kuririmba nibuka n'akandi kantu muri Bibiliya hari buribuka uriya mwami witwa Salomo cyane Sawuli buribuka ko neza ngo igihe niba ari ibiki byari byamwinjiye niba ari imyuka mibi cyangwa abadayimoni nyine yarabuze ibitotsi byo gusinzira ngo ariko Dawidi we afashe inanga aracuranga amaze gucuranga ibyo byose byahise bigenda ngo yaracurangaga imyuka mibi gahunga cyane rwose uvuga ngo rero kuririmba byirukana n'imyuka mibi byirukana na stress hanyuma nkibaza nti njyewe niba iyo mbabaye nkashaka aririmbo rwose nkakaririmba nta bandi ngenye ariko ngiye mfashwa cyane iyo ndi ngenye ntacyo bitwaye iyo mbabaye rwose nkaba mfite nk'akaririmbo nkunda nshobora kujya mu cyuma nkakaririmba ndi ngenyine cyangwa ndi nko mu modoka nkambara ekuteri ariko nyine ndi ngenyine niba kuririmba bimara umubabaro kuri urwo rwego hari umuririmbyi buriya urakarara biragoye kubona umuririmbyi yarakaye we yarakaye nyine hari umuntu wamuteye satani ariko nawe biba igihe gitoya kubera ko aba afite aho agarukira afite ikimugarura kuko pe uzi ko hari n'umuntu ugira atya akajya muri korari ntajwe afite ntaki ariko yakumva arimo ajyana n'abandi baririmba akumva rwose nawe ari muri uwo murongo kandi akumva yanezerewe ukabona umuntu ntazi kuririmba ntafite ijwi wenda ryarindi rikurura abantu umwe rya Yvonne ariko yajya mu bandi baririmba ukabona yanezerewe yasetse niyo mpamvu buriya no mu rusengero no mu materaniro hari uko mbyibaza akenshi nk'iyo bashyizemo indirimbo ubona umuntu ahaguruka akaririmba agafashwa akabyina kandi wenda wareba nko mu bifatika murabizi ko mu bifatika turahareba ukabona nta mpamvu wenda yibifatikana afite ngo tuvuge yuko yumva anyuzwe n'ibintu byose ubwo rero kuririmba ni umwuga mwiza courage murakoze bizaza ibyiza biri imbere nkaba nifuza rero tutararenga aha tubabarire utunyurizeho akaririmbo uko byumva uko mukawera kuyobora kugira ngo bidusangize natwe abakunzi baho muri TV show tugire ahantu hamwe tuva tukajya ahandi ubwo rero ikaze ngaho tuzamure mu buryo bw'umwuka utwimura tuzamure dushyire yewe mva murakoze nyine kugira icyo cyizere hari agakorasi karimo karamfasha muri no minsi karavuga ngo inzira y'ukuri nukwizera umwami kariwe Kristo niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru inzira y'ukuri nukwizera umwami kariwe Kristo Haleluya niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru wowe izere Imana gusa ibyiza nari nakomeje gutwarwa ahubwo none bisuka hari n'indi ndirimbo ya Beni na Chance yego ndirimbo agace gato nyine kugira iririmba agace gato ariko nari ntangenge n'ubundi kuzamuka ariko ntacyo bakatunyurizaho nabyo niyo yaba umwana muto azagerayo n'abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba inzira nubwo yaba umwana muto hari agakorasi nako gakunda kumfasha nyine mba nyine nagafashisha n'abandi ko namaze kumenya ko muri runo rugendo namaze kumenya ko nta muhanga muri byo n'uwibwira nyine ko ahagaze arenze akomeye irinda atagwa ko nyine hewana bivuze ko bino bintu bizi usanga ahubwo usanga uri umuswi inyuma y'abandi usanga uri inyuma y'abandi uri guherekeza kandi hari abantu baba bariho bumva ngo barenze aribo bantu bari hejuru cyane utamenya ariko nyine nta muhanga muri runo rugendo oya ntawe ushobozwa byose na Kristo duha imbaraga
umuririmbyi yuzuye umwuka wera yararangije aravuga ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga. Ubundi umuririmbyi yararangije aravuga ngo nubwo yaba umwana muto azagerayo, kandi niyo waba uri umugenzi ntuzigera uyoba inzira. Umugenzi ngo niyo yaba ari umuswa ntabwo azayoba. Mu gihe twebwe hano abo bita abaswa nyine uba wumva nta kintu nyine bazi, ariko ibaze ko Imana ihereza agaciro umuswa. Umugenzi niyo yaba ari umuswa ntazayoba. Bivuze rero yuko nta muhanga. Yewe sinzi ukuntu Imana nyine cyakoze nyine Imana ni Imana, ukuntu ifata nyine ikintu cy'ubusa ikakigeramo ikintu gikomeye. Ni ukuri. Wa wundi babona ko utazagira icyo ageraho, wa wundi babona ko atazagira aho yivana, nyine Imana niwe ireba ikabona ko azagirira umumaro umuryango we, cyangwa nyine akazagira abo afasha. Nka Dawidi ahoraga mu ishyamba, yarasuzuguritse cyane biteye isoni, agahora mu ishyamba. Bakavuga ngo igihe cyo gutora abami cyangwa cyo kwimika abandi bami kirageze, bakareba muri babandi barebare bakuru be beza b'igihagararo. Noneho ngo Bibiliya izi kuvuga ngo barebare b'inzobe cyane. Uzi ko na Samweli yavugaga ati uriya niwe ushoboye, uriya uri mu gisirikare niwe ushoboye, uriya uri hariya uri ibwami niwe ushoboye. Ariko rero ubu ngubu umuntu ntiyagutuma umuntu ubona ugize ute, tujya tuvugisha ukuri. Ugenda wizanire wa muntu wiragirira inama hirya iyo ngiyo, sibyo? Wambaye udukweto twamucikiye nyine utureba w'igihagararo, uvuga tureka uyu muntu aba ariwe njyana hariya atazansebye, ariko Uwiteka ashimwe kuko atajya areba nk'abantu. Kuri Imana nyine ijya intangaza. Ubwo nyine ako karirimbo karavuga ngo nubwo yaba umwana muto azagerayo, ng'abakenzi nubwo bababazwa ntibazayoba inzira. Nubwo yaba umwana muto azagerayo, abakenzi nubwo bababazwa ntibazayoba inzira. Urakoze cyane ibyo ngibyo. Nangiye kukubangira kubera ko ntabwo ntazi, ariko ni keza nyine. Bivuze yuko rero akubyimba ngo wumve yuko ari wowe uzagerayo gusa. Umugenzi niyo yaba ari umuswa azagerayo. Ngiriwe abaswa birivuga barahari, n'abahanga barahari, ariko nta muhanga mu by'urugendo. Ni ugufashanya, nta kumva yuko umuntu yahuye ukamuseka badanje wabona ikintu cyaba kuvuga ngo uriya ninde wo gucira umuntu w'Imana urubanza. Ko buriya Imana usiko njya mbibona kenshi, ukajya kubona nko mu makorari ukabona hari abantu rwose abo bantu nabere ni intungane, nta cyaha bagira bitewe n'imifuka yabo, nabere sibyo, nta n'icyaha bakora pe, nta n'ubwo basambana, nta n'ubwo bakora amanyanga mu kazi, nta n'ubwo banyereza imisoro, oya, kubera uko bahagaze nabere pe, nta cyaha. Ariko wa mukobwa urimo umaze imyaka imariye imyaka ye 30 atari yashaka umugabo, mubazi mu makorari baba barimo afite 35 30 atarashaka umugabo, kubera yuko amaze igihe kirekire kuri uwo musozi uwo kuba nyine arimo ararwana nawe intambara wenda atanazi. Uwo niwe musambanyi urimo, ni umukene yimariye iyo myaka ingana icyo kuri uwo musozi. Uwo niwe muntu usambana urimo, kubera ko nta kivugira afite, agomba gusambana kuko nta mugabo afite, agomba nyine mbese ibi byose niwe babibonaho, niwe babonaho ibibi, niwe bashinja ibyaha bya hato na hato, niwe bagira bati kandi shaho wenda ari nawe usengera ibikorari kugira ngo izamuke. Ko mu majyana ikambwira hari korari y'ahantu runaka, sindi buvuge ahantu nyine iyo korari nayisanze, sinagomba ya singomba.
ariko ibaze ko basenze bari mu masengesho y'iminsi 2 hari ukuntu muri ino minsi amakorari akora amasengesho ugasanga nk'abantu biyirije ni bakeya sibyo ariko ugasanga uwo mukobwa nyine wavugaga uwo mukobwa uwo mukobwa uvuze umaze igihe runaka iyo korari Imana irengera kubera uwo muntu wenyine urimo wenda n'umwuka w'ubuhanuzi wajya kuza Imana ukumva ivugiye mu mukozi wayo cyangwa mu mugaragu wayo ukumva iravuze iti kuko wowe uri muri no ikorari ndayirengeye kandi uwo muntu nyine physically nyine ntago aba agaragara neza ntafatika ariko kuko Imana ireba umutima uciye bugufi umenetse uwo muntu ugasanga kubera arimo Imana irengeje umugisha irengeye nk'abantu 1000 hari ijambo rivuga ngo tugaragara nk'abadafite imbaraga ariko dutungisha benshi ugasanga umuntu umwe cyangwa abantu batatu batungishije ko harimo abantu 100 ubuzima bwabo bugakomeza bukagenda neza ariko twebwe tureba nk'abantu kabona niwe bibi byose bibaho niwe wasambanye niwe wibye niwe mbese wiba bakiriya mu kazi ugasanga ariko n'ubuyobe dore ko turimo turagira n'iterambere turimo mu iterambere rya mbere 2024 kugeza muri 2050 niyo myumvire nyine Mana yanjye iyo myumvire ese ubundi wa mugani kandi noneho ukamubwira ikindi gitangaje usanga abakristo abo ngabo barimo baramujajinga nibo bantu bize biga mu makaminuza nyine ugasanga kuba turi kwiga nta kintu biri kutumarira ugasanga ubujiji burimo kwiyongera turimo turajajinga bene data bari hasi ntidushobora gutandukanya ururo n'icyatsi ugasanga nyine abantu bameze gutyo nibo bajya kwiga za ETD bari kwiga za Bibiliya mo baramastaringa mu bintu bigiye bitandukanye ariko reka nkubwire ibyo bintu bya Bibiliya bubiretse abantu biga Bibiliya byabo narabimenye ngiye hari umuntu wenda ntago bivuze ntago mba mu mentioninze pe ariko ibyo bintu by'abantu bize Bibiliya ngiye hari umuntu w'inshuti yanjye yize Bibiliya nagira ngo nkubwire ngo mumaranye isaha arimo kukwigisha arimo kuguhugura agakiza wafata ugakuramo ugashyira hariya ugakurikira inzira hariya arimo kuko we akwereka yuko ibyo ibingibi tuba twumva umukristo aritwararika Imana yanga icyaha we rwose niba yarabinsobanuriye nabi simbiza bisobanurire arakubwira ati gusambana ntabwo ari icyaha rwose yego ikibi ni uko banabimenya ariko niba wigendeye reka ibintu by'abantu bize ibyo bintu bya Bibiliya Mana yanjye we ibyo birakabije pe ariko reka nkubwire buriya iyo umuntu azi ubwenge wakizwa ku giti cyawe kuko nasanze iyo urimo uragenda uvuga ati uyu ni role model wanjye iyo nyine agize icyaha ati se none se wona fatiragererezo ubwo reka nanjye nigende ko zimwakiye kandi ibyo ngibyo bibaho cha umuntu ugukizwa ku giti cyiwe agasenga Imana ye kizwe ku giti cyawe agasenga kabisa kuko ugendeye ku bantu ntanavuze bari mu nzego zikomeye zo hejuru abayobozi uko Yesu no mwe nabo banterega bafite n'imirimo bakora nko mu itorero ryacu rya DPR bafite imirimo bakoramo ariko ugasanga umuntu kubera ko yize nabi akiga ibijyanye n'irari rye ntabwo wenda abize izo nyigisho za gikristo cyangwa Bibiliya ntabwo bose ariko bameze kuko n'abatuyobora kandi n'icyo leta ikangurira abantu ni uko umuntu agomba kuba yarize byibuze kaminuza birebana na Bibiliya rero mu by'ukuri usanga babigoreka bijyanye n'ubundi n'irari ryabo mu by'ukuri umugani wawe rero uri umuntu agakiza kawe kamenye umutima wawe kandi Uwiteka azagufasha gusa nyine nanone tuvuga ku bintu by'agakiza nanone ibiri mu mutima bisesekara nyine tumenye ukuntu twitwara tugaragara mu bantu wa munganye se niba ugeze hariya hanze
cyangwa ukagera nk'ahantu runaka hihishe ukavuga ati ko nta muntu ndeba reka nkore iki, ko nta muntu ndeba reka nywe inzoga, ko nta muntu ndeba reka nitware gutya. Mu by'ukuri pe njye ndi umurokore ndi umwadeperi, ariko ikintu nyine numva nakorera ku itorero nsengeraho niko nyine ngenda meze, ariko ugasanga nk'umuntu ageze ahantu runaka arifashe anyweye inzoga ariyoberanyije njye uko ngaragara nta kubeshya nta uko ngaragara niko nyine ngenda no ku rusengero meze. Ariko abantu muri ino minsi byaranze barahindutse, ni ugukizwa ku giti cyawe. Ese wa mugani wawe urabona nyine uko tumeze mu by'ukuri, uko twavutse itorero rimeze ntabwo ariko no munsi rimeze, nuko twahamagawe. Njye nkunda kubwira abantu njyewe uko nahamagawe meze, njyewe niko nkimeze wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko hari abantu bamwe bahamagarwa nko muri ADPR ugasanga uhamagawe Imana yarakubwiye ngo ujya gutera gatambaro, none ako gatambaro utaye umuhamagaro wawe wa mugani. Iyo urebye iterambere turimo na viziyo turimo nk'abakristo bo mu itorero rya ADPR, dore ko turihuje twese turirimba, ubu ubona byo byifashe bite? Ugereranyije ADPR ya kera yo muri za 80 na kangahe nyine icyaduka ababyeyi bawe nibo bari icyo gihe. nta nubwo ababyeyi banjye bari bataranahindura idini, kuko twari twabanje kuba abakatolike. Nasanze ababyeyi banjye ari abakatolike. Wavutse ari abakatolike? Twakijwe nyine nyuma. N'itorero rya ADPR dufite muri 2024 nyine ibintu byabaye developed, gusa njyewe ikintu ndi kumva kuba byarabaye developed nta kintu ndi kurinengaho, nyine ngenda byishimiye, kuko hari igihe ndeba mvuga se byashoboka ko iyo mvuka muri 82 ukuntu nyine bitwaraga nari kubishobora. Rero mu by'ukuri ukuntu tuba tugomba tubibona, mu by'ukuri tugomba gushima Imana, kuko na viziyo turimo hari icyo yakoze ku bakristo ba ADPR cyane, kuko muri icyo gihe wavugaga muri za 82 70 muri za 2018 igihe urubyiruko rwari rwaratangiye kugenda rushira muri ADPR mu itorero ryacu. Yego, uriya kiriya gihe hari ibyo batumvikanagaho, kandi nyine urubyiruko kameme hari ukuntu baba bashaka kubaho, baba bashaka no kugaragara, baba bashaka kugaragara neza, kuba smart. Rero icyo gihe byari bikomeye, niyo mpamvu amatorero yandi yabonye abayoboke pe, kuko abantu baragendaga akareba akavuga ati se ndambara umwenda ugera mu mavi, bakavuga ngo iki ngiki atekana igendera. Ariko uko mbibona aho ibintu bigeze n'ubu ntibakibikomeza, kandi itorero abantu baje ari benshi cyane mu by'ukuri. Rero mu by'ukuri ino viziyo tugezemo urabona njyewe tubona irasenya cyangwa irubaka. Reka nihereho nayenda urubyiruko kandi mwateferi sibyo ko ntago kera hari nk'ibintu utari gukora ngo bikunde, cyangwa ugire ukuntu ugaragara mu bantu ku buryo bwawe wifuza kandi nanone butabangamiye icyo uri cyo mu murimo w'Imana cyangwa ku rusengero rusengeramo bitabangamiye. Rero kera bwo ntabwo byemeraga, ntibyakundaga, wasangaga abantu baragiye bakishira mu macaci bakajya mu macaci, itegeko ari itegeko ku birenge, gupfuka amatwi. Ariko njye nk'uko nabivuze, njye pe ndashimira abayobozi dufite guhera hejuru hari kugera ku bakora, kugera ku muyobozi nyine wundi, hari umuyobozi muto twabita gute, ubwo se wakora umuyobozi wa korali cyangwa abo ku midugudu cyangwa abo ku maparuwase runaka, ubwo abo hejuru kugera ku midugudu, kugera no ku bakora. Iyo tuvuze hejuru ni revera
umushumba wanyu se niba ari Izayi yego Izayi ubwo nyine ni nko guhera muri iyo level kumanura hasi kuko bahaye urubyiruko freedom kandi buriya iyo umuntu umuhaye freedom nawe ntarengera ntago arengera ushobora kurengera niba wambaye imyenda ukawukozisiyo ni wowe wambara ntabwo bibaze ko njye uzi ko no kwambara udusengeri bijya bimbangamira ntabwo wabishobora nyine kubera yuko kandi nkabona abandi bambaye udukanzu nyine two tundi tuba udusengeri nkabona ni twiza ariko njye nagira gutya ngo ngashize nyine nkumva ndishene kubera itorero ndimo cyangwa n'ibyo nakuriyemo wumva nyine biranjenye bakubwira hari umurongo utagomba kurenga nkumva biranjenye ubu nko ku misatsi hari nk'ukuntu ntagenda kwa kundi bajya bakaraga ukabufite nka naturere ariko urakaraze urakaragishije hari nk'ukuntu ntagenda mu bantu nafunze imisatsi ko nyine ariko nakuze kandi nkumva nanjye mbikoze nanjye bandeba ukundi kuntu kuri gitera kandi nanjye nkicira urubanza ahubwo nawe vuga ngo ugenda umutima wawe wumva urimo kukurya kuko uba wumva watandukiriye buri ikintu wasezanije umutima wawe iyo ugitandukiriye mu by'ukuri icyaha gihera mu mutima iyo wumva wakoze ikosa uba wumva nyine watandukiriye rero mu by'ukuri ubwo reka dushimire rwose kubera yuko burya iyo ushaka n'abantu ubaha amahoro yabo ukabaha ubwisanzure bwabo kuko buriya n'abana nko ku bantu bafite abana ntabwo umwana abona amahoro ari uko wamufungiranye mu gipangu gusa wamureka akavugana n'abandi bana yakora ikibi ukabuza ukuri bumutware n'umufungirana mu gipangu ukamugumisha mu gipangu mpaka niba abana asohoka mu gipangu ukagira ngo ni ikisi akagenda agakora ibibi byose kuko aba yumva yarasigaye aba yumva hari iterambere ryamurenzeho ariko iyo umuhaye freedom nyine ukamuba hafi of course amenya uko yitwara amenya ibyo mami na dadi bakunda cyangwa banga ubwo rero mu by'ukuri ni nk'icyo ngicyo ahari nubwo batigeze bashyiraho itangazo itangazo bashyizeho ntaryo bashyizeho ntabwo bigeze ntabwo bigeze bakomora ngo bashyiraho itangazo ariko iryo tangazo nigeze kubyumva gusa naje kumva ngo ni fake ririya ryari fake news kandi rwose ngenda kubwiza ukuri bitewe n'ukuntu umeze n'uko mba mbibona ndakubwiza ukuri ko ririya tangazo rigira nta na ryubahiriza ubundi naguma kwa kundi nabishobora se ubundi kera u Rwanda rutaraba repubulika hakiriho ubwami sibyo hari ukuntu umwami yavugaga ngo agahugu n'agaco kako yego twebwe nyine ubwo ADPR cyangwa itorero rya ADPR sindi kubivuga ngo nuko aribyo mbarizwamo gusa nyine ari amahame bafite niyo abagize itorero bari cyane ubwo rero bagize gutya bagatandikira ku buryo nyine sinzi ukuntu abantu bameze turyamye bugakitangazo ryahindutse bakavuga bati twemerewe gusuka mwemerewe kwambara mwemerewe nyine tumakiyaje ariko harabagenda ariko reka nkubwize ukuri ngewe bitewe n'ubundi kwakunda uba waravutse nuko wakuze nuko umutima wawe uhaye amakuru uriya umutima wuha amakuru serivo yawe ukayiha amakuru uko watanze ayo makuru nicyo kigena uburiwe nicyo cyerekana ngo iki nagikora cyangwa iki sinagikora mu by'ukuri ngenda numva pe ntacyo bintwaye ntago nagenda ririya tangazo sinaryishimira cyane kuko mu minsi ishize byaravuzwe ahantu hose ariko aba bantu rero hari n'abahamagaye kuri telefone ngo Ivone gakongo namwe ngo mwemerewe gusuka iki ni ikintu avuga ati ibyo bintu simbizi sinzi ko bizigera binabaho ko ADPR uko nyizi ikintu abantu bagomba kumenya ntabwo itorero turirimo kubera yuko ari umugozi utuboshye cyangwa umuzigo uturemereye nta nubwo ari umutwaro uturemereye ku buryo abantu bumva yuko ahari dushobora kubutuzwa n'ikintu runaka ngewe mbyutse nkumva mbishaka umutima wanjye numva wambohokeje nakora nagenda nkambara ibyo nshaka nkagukora ibyo nshaka byose ntabwo turi mu itorero kubera yuko ari umugozi cyangwa ari ikindi kintu turimo kubera ko ariko twahamagawe kandi doctrine birumvikana zigomba kubahirizwa ko twahamagawe kandi twabigenza cyane niko twahamagawe kandi uko turi nuko tubayeho biratunyuze
cyane biratunyuze rwose ahubwo idini ni ririya abagenda itorero ni ririya abagenda ntabwo bapfa kugenda bose erega reka nkubwire buri ibintu biba mu mutima uko umutima wawe uba uzi umutima wawe umuntu wese yakoze icyaha arabimenya umutimanama cyangwa umwuka wera niwe ukomanga umuntu ukamubwira uti ahubwo bariya babonye ko nta cyaha ukoze ariko bivuga ko ugikoze ngewe ubwanjye nshobora gukora ikintu nkumva pe umutima ukambuza amahoro nkumva nkoze icyaha ariko wowe mva ntacyo bitwara rero mu by'ukuri turashima Imana ko turi free rega ninjye wabaye mutumirwa turashima Imana turi free yego turabohotse turashima amahoro Imana iduha muri uru rugendo no muri aka gakiza ahubwo n'abagiye mugaruke muri Yesu turashinganye mugaruke mutugarukire naho bari niba bumva nta mutima ubacira urubanza buri wese mwitorere wejeje muri umutima wawe niwe ukubwira uti nyamuneka ubwo rero amahoro y'Imana abane nabo kandi natwe tugumane natwe abane natwe amahoro y'Imana abane natwe yego ubwo rero ndibaza ko twaganiriye babyumvishe yuko uri umuririmbyi ubundi reka mubaze kuririmba tuvuge uburiya umurimo w'Imana ni mugari cyane nibaza yuko nagira ngo nkubaze ushobora urabizi kuri ubu ngubu gutumira umuntu ngo aririmbe cyangwa iki ubu muntu ashobora kugutumira ukaba wajya nko kuririmba mu giterane gute se ubwo ntabikora Imana nta mupaka ugomba gukorera Imana ugakora Imana nta mupaka naririmba se naririmba ugomba kuririmba ugakorera Imana hakiri ubwo rero mu by'ukuri abakunzi baba muri TV show tubijeje yuko igihe bazagukenerera bazakubona banyuze kuri nimero runaka umuntu uzabikenera rwose ngewe ndahari cyane kugira ngo ubwo rero ndumva mu by'ukuri hari ikindi kintu wumva wavuga gisoza ikintu nyine gisoza ikintu nabanza kukubwira ni ukugushimira nyine ko wantumiye kuri Humura TV show abari kundeba abazandeba mfashe nyine dushimire n'umuntu yakoze clap for me amwita Mama Gian ni umushuti wanjye anytime nyine cyari icyo munyeneho naboneka birenze ibyo umwami aduhana umugisha urakoze cyane natwe twishimiye kubana nawe Imana ikuhe umugisha abakunzi ba Humura TV show murabyumva yuko ibiganiro nakagaruka kunyunganizi n'ibitekerezo bibutsa yuko mwakora share mugakora like mugakora subscribe mugashyiraho comment kuko ibintu tuba tubivuze kugira ngo dusharing ibitekerezo bijya mutubwira ngo ibi bintu turabyumva gutya nibwo buzima niyo vision turi muri vision tugomba nyine gusharing ibitekerezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ibishimire nawe Yvonne Imana ibaho umugisha naho butaha see you bye.